Ndabasuhuje cyane nshuti zanjye. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro. Nk'uko ababyeyi benshi, abamama benshi mwakomeje kumbwira muti wakoze ku kiganiro kivuga uburyo umugabo ari umutware, nibyo turabyumva, ariko wirengagije kuvuga ku mugore n'agaciro k'umugore mu buzima bw'umugabo we. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku gaciro k'umugore mu buzima bw'umugabo we. Ese umugore ni muntu ki mu buzima bw'umugabo? Umugore afite agaciro gakomeye cyane. Iyo turebye mu itangiriro, Bibiliya itubwira ko Imana yaremye umugabo ikabona ko akwiriye kugira umuntu umuba bugufi. Irareba iritegereza isanga uwo mugabo azicwa n'irungu. Iravuga iti reka muremere umufasha umukwiriye. Niko kurema Eva. Eva agitunguka hariya, Adamu yasabwe n'ibyishimo bidasanzwe, aratangira aramutaka. Oh, ni akara ko mu mara yanjye, oh, ni akagufa ko mu magufa yanjye. Mu by'ukuri kandi aremwa, ntabwo Adamu yari azi ko Eva ari kuremwa akuwe mu mubiri we. Ariko bitewe n'isano bari bafitanye idasanzwe, Adamu agikangurwa yahise amenya agaciro k'umugore we, ko yakuwe mu buzima bwe, ko yamukuwemo. Ni ukuvuga ngo ni urugingo rwo mu ngingo ze, ni urura rwo mu mara ye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Adamu aranezerwa, amutera imitoma. Amutera imitoma kuko yari afite ibyishimo, yari abonye mugenzi we, yari abonye undi muntu ugiye kumwongerera agaciro, nubwo yari agasanganywe, ariko yari abonye undi muntu ugiye kumwongerera agaciro ndetse akamubera ibyishimo, akamubera byose mu rugo. Rero umugore ni umuntu w'agaciro gakomeye mu buzima bw'umugabo we. Mbere y'uko dukomeza, reka mbanze nshimire mwebwe mwese mukomeza kumbwira muti komerezaho, komerezaho, n'ubutaha uzatugenzereze gutya, n'ubutaha uzabigenza uku, ubutaha uzakosora iki. Ni ukuri biranezeza, bikumva binteye umwete wo gukomeza gushaka insanganyamatsiko twakomeza tuganiraho zinyubaka ndetse zubaka namwe mwese. Rero ni ukuri ndabakunda cyane, ni mwebwe mbaraga zanjye. Mukomeze mukore share, mukore subscribe, mubisangize n'abandi, kandi ntimukave ku kiganiro mudashyizeho commentaire kugira ngo menye ngo ubutaha nakurikizaho iki. Uyu munsi rero reka dukomeze ku kiganiro cyacu kivuga ngo mbese umugore afite akahe gaciro mu buzima bw'umugabo we. Twifashishije Bibiliya, tugende muri Samweli, urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 25. Harimo inkuru y'umugabo witwa Nabali. Nabali ni umugabo wari umupfapfa. Bibiliya imwita umupfapfa, umugabo w'ikigoryi. Yabaye ikigoryi bitewe n'impamvu wenda ndibuze kubabwira hano. Reka dusome ku murongo wa mbere, ntabwo ngisoma cyose, iki gitekerezo ni kirekire, ariko ndasomamo imirongo y'ingenzi ituma turushaho kumva ikiganiro cyacu neza. Ngo hanyuma Dawidi arahaguruka, aramanuka ajya mu butayu bw'i Parani. Hariho umugabo w'i Mawoni, kandi ibintu bye byabaga i Karumeli. Yari umutunzi cyane, yari afite intama 3,000 n'ihene 1,000. Icyo gihe yakemurizaga ubwoya bw'intama ze i Karumeli. Uwo mugabo yitwaga Nabali, n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'umuhanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wo kwa Kalebu. Tugiye ku murongo wa 18 ho haravuga ngo nuko Abigayili agira vuba, yenda amarobe y'imitsima 200 n'imvumba 2 za vino, n'inyama z'intama 5 zihiye, n'ingero 5 z'ingano zikaranze, n'amaseri 100 y'inzabibu zumye, n'imibumbe 200
y'imbuto z'umutini abihekesha indogobe, abwira abagaragu be ati nimunjye imbere mugende ndaza mbakurikiye, ariko ntiyabibwira umugabo we Nabali. Tugiye ku murongo wa 32 ho haravuga ngo Dawidi asubiza Abigayili, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe, ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari njye wihorera ubwanjye. Ni ukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, yambujije ukugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira, bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Nabali. Nuko Dawidi yakira ibyo yamutuye, aramubwira ati izamukire usubire iwawe amahoro. Ngaho ibyo uvuze ndabyumvise, ndakwemereye. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo witwa Nabali yari umukire koko, ariko akaba umukire utazi kubanira neza bagenzi be mu byo atunze. Mu by'ukuri ibyo dutunze byose nubwo twibwira ko ari ibyacu, ariko mu by'ukuri ni ubuntu tugirirwa n'Imana, kuko itaduhaye umwuka wo guhumeka ntabwo twabitunga. Rero birakwiriye ko tumenya no kubibanamo neza n'abandi. Hanyuma rero agaciro k'umugore mu buzima bw'umugabo, yifashishije iki gitekerezo, uyu mugabo Nabali nubwo yari umutunzi, ariko yari n'igicucu. Yari umutunzi, intama ze zari ziri mu misozi miremire ziri gukemurwa ubwoya. Aho hafi hari hakambitse Dawidi n'ingabo ze. Kubaza amateka ya Dawidi, iki gihe yari ari guhigwa n'umwami Sawuli kuko yamwangaga cyane, yari azi yuko azamusimbura ku ngoma. We rero akaba atarifuzaga ko amusimbura ku ngoma, yifuzaga ko azasimburwa n'umuhungu we, witwa nibuka izina rye ndiburibabwire, ariko akibagirwa ko Dawidi yasizwe n'Uwiteka. Yari yaramaze gutoranywa, yarasizwe n'Uwiteka ko azaba umwami wa Isiraheli. Rero urwo rwango rwamuteye kumuhiga, ahungira mu misozi miremire. Ahungiye mu misozi miremire, ahungira hafi y'aho abagaragu ba Nabali bari baragishishije, baragiye gukemuza intama ubwoya. Dawidi amaze kubona abo bagaragu, ntabwo yigeze abagirira nabi, kuko ntacyo yapfaga nabo. N'intama z'uwo mugabo Nabali nazo ntacyo yazitwaye. Ibyari aho byose n'abagaragu be bose, Dawidi yabitayeho, basubira mu rugo amahoro. Amaze kugera mu rugo amahoro, atuma kuri Nabali, aramubwira ati rero Nabali, nabanye n'abagaragu bawe n'amatungo yawe kandi neza, none ndagira ngo nkugirireho umugisha. Ni nk'aho yari amubwiye ati reba icyo wanyoherereza njyewe mbashe kubaho ndetse n'ingabo zanjye. Ntabwo yumvaga ko yamwitura inabi. Nabali amaze kumva ayo magambo, ntabwo yigeze yishimira ayo magambo Dawidi amubwiye ngo yumve ko yamugiriye neza, ahubwo yamwihenuyeho. Yamubwiye amagambo yo kumwihenuraho, Dawidi se ni mwene nde? Dawidi mwene runaka? Nabura guha abagaragu banjye ibyo kurya n'ibyo kunywa ngo ngiye kubiha umuntu ntazi? Kandi mu by'ukuri yari amaze kumubwira icyo yashakaga kumubwira n'icyo yamumariye. Rero Dawidi iyo nkuru imugezeho byaramubabaje, yibuka uburyo yagiriye abagaragu ba Nabali neza, arangije aravuga ati uriya mugabo nkamwitura. Icyo yagombaga kumwitura kwari ukumwicana n'abo mu muryango we bose. Hanyuma umuja cyangwa umugaragu wa Nabali arabyumva, amenya iyo nkuru, ahita yihuta ajya kwa Abigayili.
agiye kwa Abigayili aramubwira ati rero databuja yakoze amahano. Igihe twari mu misozi, Dawidi n'ingabo ze batwitayeho, batugiriye neza, baraturinze, bafashe amatungo yacu neza. Ariko databuja bamutumyeho, aho kugira ngo akore icyo bamusabye, yabihenuyeho ababwira amagambo mabi atari meza. None Dawidi yafashe umwanzuro wo kuza kurimbura abo mu muryango wa Nabali. Abigayili rero nk'umugore w'umunyabwenge yakoze iki? Yafashe mu mutungo w'umugabo we, aragenda afata ibyo kurya, afata ibyo kunywa, afata byose ibyo yumvaga bikenewe kugira ngo ature Dawidi. Aragenda abihekesha indogobe, yohereza abagaragu, arambwira arababwira ati nimugende njyewe ndabasanga imbere. Agenda ntabwo yigeze abwira umugabo we. Aragenda ageze imbere ya Dawidi, amuhakwaho, amubwira amagambo meza, anamubwira yuko akwiye kumugiriraho umugisha, akareka kwihorera akishyiraho amaraso, cyangwa se akishyiraho urubanza rwo kwihorera, akishyiraho amaraso y'ubusa. Hanyuma Dawidi yaje kumva amagambo y'uwo mubyeyi, amukora ku mutima. Maze kumukora ku mutima, arebye ubwenge afite, abona ko atandukanye cyane n'umugabo we. Niko kwakira ya maturo, arangije aramushimira, aramubwira ati Imana yawe ishimwe, kandi n'ubwenge bwawe bushimwe, kandi nawe ushimwe, kubera ko wambujije kwishyiraho urubanza rw'amaraso. Ni ukuvuga ngo nubwo Dawidi yari agiye kwihorera, ariko ntabwo byari kumukuraho urubanza yari kuba agiweho. Yari kuzisobanura imbere y'Imana. Uko byagenda kose, amaraso y'umuntu, icyaha ukoze icyo ari cyo cyose, uburyo bwose wagikoramo, uzisobanura imbere y'Imana. Rero Dawidi yashimye Imana ko Abigayili amubujije kuba yagibwaho n'urubanza rw'amaraso, kandi Abigayili kubera ubwenge bwe arokora umuryango we. Abigayili asubiye mu rugo, ituro rye ryamaze kwakirwa, yasanze umugabo we yakoresheje ibirori nk'iby'ibwami, yasinze atabona aho ahera amubwira ibyabaye. Abigayili yaragiye nk'umugore w'umunyabwenge, araryama. Bukeye mu gitondo atekerereza Nabali ibyo Dawidi yari agiye kumukorera. Nabali abyumvise ngo yahise agwa ikinya. Nyuma y'iminsi mikeya Nabali arapfa. Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, atumaho Abigayili amugira umugore we. Icyo nshatse kuvuga rero, agaciro k'umugore mu buzima bw'umugabo. Ahangaha iyo Nabali ataza kugira Abigayili w'umunyabwenge, Nabali, umugore we, abagaragu be, abana be, nta n'umwe wajyaga kurokoka. Ariko kubera ubwenge bwa Abigayili, yabashije kurokora umuryango we. Ikindi nashakaga kuvuga ni uko Abigayili yagiye gukora mu mutungo, yakoze mu mutungo w'umuryango. Iyo aza kuba adafite uburenganzira mu mutungo w'umuryango, ntabwo yari kubasha kubona ituro ashyira umwami Dawidi, kandi ntabwo yari kumujya imbere gusa nta kintu afite ngo amushyire amagambo yonyine. Byanze bikunze yagomba kugira ikintu amushyira kugira ngo Dawidi atururuke, cyangwa se atuze, amutege amatwi. Kuko ibyo yari akeneye byari ibyo kunywa, byari ibyo kurya, kugira ngo yihere ingabo bari bari kumwe. Kuko dusoma ntabwo twigeze twumva ko bari bafite abandi bantu babagemurira aho ngaho. Ariko rero yari akeneye ibyo kurya, ibyo kunywa, yihera abagaragu be kugira ngo be kwicwa n'inzara. Ntabwo yari amusabye amashyo yo gutunga, ahubwo yari amusabye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Rero Abigayili iyo ataza kugira uburenganzira mu mutungo w'umuryango, ntabwo yari kubasha kurokora umuryango we. Rero muri iki gihe dufite ingorane z'abagabo bateye nka ba Nabali, ariko nanone bo ugasanga biranakabije. Agize kuba umupfapfa nk'uko Nabali yari ameze, ariko akagira n'akageso ko kubarura buri kantu kose kageze mu maboko y'umugore. Akagira akageso ko kubarura agafaranga kose kaje kinjiye mu muryango akakikubira.
Hari n'abagira ingeso yo kureba niba umugore nta kazi afite cyangwa se anagafite, yahembwa konte yaba azi yuko bayihuriyeho, amafaranga akayimura akayishyira ku yindi konte umugore adafiteho uburenganzira. Mwa batware mwe, muri abatware b'ingo zacu nibyo, ariko nanone twibuke yuko umugore kugira ngo uzagire urugo rwiza ni uko umugore ahabwa uburenganzira kandi akubahwa nawe nk'umugore. Umugore afite ibyo atekereza ku ruhande rwe byatuma urugo rwe rugaragara neza, rusa neza, rugendwa, ku buryo n'uhageze atagenda yahagize inkuru ngo murabizi kwa runaka uko bameze, ngo murabizi mu rugo iwabo uko bimeze, murabizi ibyombo murabizi. Oya, akeneye ko urugo rwe rugaragara neza, niba ari abashyitsi abonye akabasha kubakira atabanje guhamagara umugabo ngo wangenjereje uku. Niba ari umushahara yahembwe ntabwo ari ngombwa ko aza ngo urambike mu maboko y'umugabo. Oya, nawe afite uburenganzira ku mushahara yahembwe, afite uburyo yifuza kuwusaranganya mu bibazo afite mu muryango. Ugasanga umugabo azi kubara amakara ngo yaguzwe kuwa kangahe, none kubera icyo ashize uyu munsi ukagira ngo umugore yayajyanye ku isoko kujya guhaha, ese kubera iki dodo zashize uyu munsi ukagira ngo umugore yaziriye wenyine ntibazisangiye. Bagabo, nimuhe uburenganzira abagore. Abagore ni abajyanama b'abagabo, ntabwo umujyanama, nk'uko ubushize nabivuzeho, ntabwo perezida yayobora igihugu atagira abajyanama. Ni nako n'umugabo wiyemeje kubaka adashobora kuyobora urugo wenyine adahaye agaciro umugore we. Mu by'ukuri umugore nawe afite ubwenge, aratekereza, afite ibibazo nawe yumva yakemura, afite inshuti ze yumva yafasha gukemura ibibazo bamugejejeho nk'abandi babyeyi. Niba umubyeyi yagize ubukwe akagutumira nk'umubyeyi mugenzi we akagusaba icyo giseke, kubera icyo utaha umugore wawe uburenganzira bwo kubona icyo giseke, uzatuma bigicibwa mu bandi bagore, utuma bigicibwa muri sosiyete, kubera ko nta afite yikora. Ntabwo ari byiza rwose ko umugore yabaho nk'imfungwa, ntabwo yaba ari byiza ko yabaho nk'umuntu utagira agaciro. Bamwe baravuga ngo umugore nta kazi afite, ngo niba nta kazi afite ngo agomba kuba mu rugo nta mafaranga akeneye, nta. Oya, umugore ni umuntu w'agaciro, umuntu ukubyarira umwana, akagutwitira umwana amezi 9 yibungabunze, yitonze, kugira ngo adahungabana ndetse bigahungabanya n'umwana. Wa mwana akavuka akamurera, akamwitaho, akamukuza, ejo akabyara undi, ejo bundi akabyara 2, bakaba 3, bakaba 5. Abo bana umugore akabakuza, nubwo yaba nta kazi kamuhemba umushahara, wakagombye kuwumuhembera akazi ari gukora mu rugo. Kuko niba winjiza mu rugo wimubona nkaho ntacyo wari gukora, nawe wamuhembera bya bindi akora mu rugo rwawe ataguhembesha, ntabwo wabona umushahara umuhemba. Umugore rero ni umuntu w'agaciro pe, tumwubahe, tumuhe agaciro ke, kandi numuha agaciro wa mugabo we agaciro kawe kazakugarukira, agaciro wamuhaye kazakugarukira. Nk'uko n'umugore wubashye umugabo, icyubahiro yahaye umugabo kiramugarukira. Mureke rero tubigire ibyacu, twumve ko umuntu wemeye gutera intambwe agashaka umugore agomba kumufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Afite agaciro gakomeye. Muzarebe umugabo wapfakaye, niho muzamenya agaciro k'umugore, cyangwa se reka mvuge ngo niwe uhita amenya agaciro k'umugore mu rugo rwe, cyangwa se k'umugore mu buzima bwe. Umugabo wapfakaye ubuzima buramucanga, abenshi ukabona babuze uko bitwara, ubuzima mu rugo abana bikabayoberana, kwambara ugasanga umugabo ntakimenya uko yambara, imibereho mbese ukabona yarahindutse, kubera ko umutima w'urugo yavuye mu rugo atagihari. Rero mureke ba mutima w'urugo tubaha agaciro kabo, mubahe agaciro kabo, ni abantu bakomeye, mubahe uburenganzira ku mutungo, babashe kugera urugo rwabo. Kandi twe kubabona nk'abakonsomateri gusa. Hari isura mbi abagabo bambitse abagore, bakabona umugore bakamubonamo amafaranga, bakabona umugore bakabonamo umwenda. Ntabwo ariko bikwiye kumera, ahubwo reba umugore
nk'uko biri tubwira ngo umugabo akunda umugore we nk'uko yikunda. Niba ubasha kwiyambika, ukabasha kumenya ko ushonje, ukabasha kumenya ko ukeneye gukemura ikibazo cy'umuvandimwe, ukabasha kumenya ko ukeneye gukemura ikibazo cy'umubyeyi, ibyo ngibyo ukeneye wakwibwira nk'aho ari umwihariko kuri wowe, umugore wawe nawe afite umwihariko kuri we akeneye kuzakemura atabanje kugusaba uburenganzira. None se nzagusaba uburenganzira bwo kujya kugura ikariso, cyangwa umugore asaba uburenganzira bwo kujya kugura isutiye? Ibyo bintu ntabwo ari byo. Wakagombye kuba ugira ikintu umugenera, ukamubwira uti aya ngaya nawe rwose uzagende uyakemuze utubazo twawe twihariye, bityo bizatuma umugore yumva atekanye, yumve muri we afite agaciro mu rugo rwe, yumve si igikoresho, yumve mbese azumva yisubije agaciro nawe bwe ku giti cye. Reka rero umugore tumwubahe, umugore tumuha agaciro ke. Ntabwo umugore ari igikoresho, ntabwo umugore ari uwo gukemura ibibazo by'abashyitsi babatunguye nijoro, ntabwo umugore ari uwo gukora imirimo yo mu rugo, ntabwo umugore ari uwo gukoropa no gusasa gusa. Umugore ni umuntu w'agaciro mu muryango, ni umuntu w'agaciro mu buzima bw'umugabo we, azana ibyishimo mu buzima bw'umuryango, azana ibyishimo n'imibereho myiza mu bagize umuryango muri rusange. Imana y'amahoro rero yashyizeho umuryango kuko yari izi agaciro k'umugabo n'umugore. Iyo iza kubona ko ari byiza ko umugabo aba wenyine, ntabwo iyo yaravuze ngo si byiza ko umugabo aba wenyine. Iyo iza kubona ko ari byiza yari kumureka Adamu akaba wenyine, ariko ntabwo yigeze ibona na gato ko ari byiza ko Adamu yaba wenyine, ahubwo yararebye isanga umugabo akeneye umugore. Niko kurema Eva, irangije ishyiraho ba Adamu benshi, ishyiraho n'aba Eva benshi. Uyu munsi uratoranya ugatoranya uwawe, n'uriya ejo yatoranya agatoranya uwe. Reka rero uwo watoranyije umugirire icyizere kandi umwubakemo ubushobozi n'imbaraga zo kubasha kukubera umujyanama mwiza. Imana y'amahoro rero ibarinde. Mukomeze mushyireho komantere, mukore subscribe, kandi Imana yacu ni nziza, ntabwo yari kuturemera ibintu bibi, ahubwo umwanzi w'ibyiza ni Satani. Satani yifuza ko umuryango, kuko ari wo urimo ibisigisigi by'ibyishimo Imana yashakaga ko biba mu isi, ashaka kuwusenya. Awusenyesha uburyo bwose, ibitero byose ashoboye abigaba ku muryango kugira ngo he kubonekamo umutekano, kuko mu muryango niho twigira imico y'Imana, niho twigira ijambo ry'Imana, niho tunezerererwa ukumva urishimye koko. Iyo umugore cyangwa umugabo yagize ibimubabaje bitandukanye, akongera guhura n'umugore we cyangwa n'umugabo we, barongera bakaganira, morali ikagaruka, imbaraga zikagaruka, ubuzima bukagaruka, ejo mukabyuka mugakomeza imirimo yanyu. Ntabwo rero Imana yari kurema umugore iyo aza kubona atarakwiriye mu buzima bw'umugabo, nta nubwo yari kurema umugabo ngo ibone ko atari byiza ko umugabo yaba wenyine. Imana yabonye ko ari byiza ko umugabo agira umugore, kandi uwo mugore ntabwo yigeze imutesha agaciro, yamukuye hafi y'umutima we kugira ngo ajye amubera umujyanama iminsi yose. Reka rero Imana yo mu ijuru idushyigikire mu miryango yacu, imibanire yacu ye kurangwamo agatotsi. Nibinaba ngombwa ko twahuye n'igitero cya Satani, tujye twibuka ko umuryango waremwe n'Imana, twihatire kuwubungabunga kugira ngo umuryango ndetse n'abawukomokamo n'abawugenderamo bawuboneremo ibyishimo. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi randevu ni mu ijuru. Njyewe nawe tuzahurireyo hatabuzemo n'umwe. Imana ibahe umugisha. Amen.